ngo kuko inda yafite ni y'umwuka wera aracari kwa kundi abugeza mukora hari umuntu makautu umuntu kumaze mu mwuka wera muzo kuri Mariya ngura mukingiriza ubushake bw'Imana bumuteye ariko mu byo zone kuti ntabwo byabayeho ngo yumvishe ko afite inda gusa nibura ubushake bwamukingirije mu biki none wewe uvuze yuko ubushake bw'Imana bwamukingirije kugira ngo Imana ibone uko ibyamana none byaretse uwo ntabwo ngo nawe n'icyo gideti no gukuri aho trekara bibaza ko nakubwenge Imana ni umwuka reka twongere tugusubize wowe ukurikiye Remax TV presenter Mark Joe ubu rero nkaba nibutsa wowe utarakora subscribe ugiye gukora subscribe ubundi ibikorwa byacu byo kugira ngo ukibuka no gusharinga like and comment ugakomentinga aho hasi cyangwa se ukaba duhamagara nimero yacu iri aho ngaho ubundi tukakomeza kugenda tumererwa neza hamwe murakoze cyane murakoze cyane ya uyu munsi rero twawutembereye nta kibazo niko byabaye bahagaze turagusaba rero kugira ngo dusabire ubundi tubone ibitego gukomeza ibiganiro byacu by'uyu munsi turagushimye mwami Imana ko wongeye kutwemerera kugira ngo tujyane ikiganiro na Remax TV ndazi ko ari ku nyungu z'abaturage muri rusange kubera ibiganiro tugirana hari abo bizashobora gufasha hari n'abo biri bufashe cyane cyane mu buzima bw'ubugingo turimo ndagusaba rero ko tuyobore muri byose mu izina rya Yesu dusange kwizera amen. Yesu akoze cyane tunashimishe uyu munsi rero tugezwa n'ibibazo tubazwa n'abantu benshi batandukanye ubwo umunyamakuru bazabaje ikibazo kimeze gutya ngo rero ikibazo cya mbere umuntu abana nabisoma ngo nayo ikibazo cya mbere abantu benshi bakunze kwibaza inkomoko y'umwana w'umuntu icyo kibazo dushaka kuganireho cya mbere ibindi hagiye kureba wenda icyo kibazo bizi ko dukomoka kuri Adamu wenda hari ubundi buryo waba uzi uburyo wabitekereza inkomoko rero kugira ngo ni mwene Adamu bavuga ko ari mwene Adamu ariko aho baza tutabyumva neza iyo nkomoko ya mwene Adamu ni uko Adamu na Eva babyaye abana babiri umwe akaza kwica undi yamara kumwica bagasigara n'umwe ubwo none baje gukomoka kuri Adamu gute kandi umwe yarisha undi agasigara n'umuhungu muto sinzi niba ari ibibazo byose rero turadusubiza kimwe reka dukore kimwe kugira ngo bisaborohe urakoze cyane ni ikibazo cyiza cyane ni ikibazo cyiza reka nongere ikaze ku bari kutwumviriza n'abadukurikiranye muri kano kanya baba bashobora kuba bafite ikibazo kimwe nk'icyo ngicyo ubundi nashoboye mu biganiro byatambutse nakunze gutanga amakuru y'ubuzima bwanjye nakunda kujya nkoresha Bibiliya ariko uyu munsi go tugiye gusoma Bibiliya kuko iki kibazo abajije ni ikibazo tutashobora gusubiza twebwe ubwacu wenda ku bantu badukurikiranye bashobora kugendana nanjye bagasoma Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 4 Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 4 hari kuvuga ngo amaze kubyara Seti Adamu arongera amara imyaka 800 abyaramo abahungu n'abakobwa. So igisubizo nuko Kayini amaze kwica Abeli ntabwo Seti yahagarariye ntabwo Adamu yahagarariye ahubwo yarongeye abyara undi muhungu witwa Seti ndetse yigarutse hejuru ku murongo waho wa 4 nako igice cya 4 umurongo 25 hari kugira ngo Adamu arongera atwita umugore we inda abyara umuhungu amwita Seti ati nuko Imana inshumbushije
urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli kuko Kayini yamwishe. Ni ko ari kuvuga mu 25 igice cya 4. So nuvuga ngo Seti yaje mu cyimbo cya Abeli. Rero nyuma yaho yongeye kubyara ngo n'abahungu n'abakobwa, kandi hari abahungu n'abakobwa haba hariho umuryango. None se kumva ko yabyara abandi bahungu n'abakobwa, yego, byari kugenda bite kugira umuryango ukure kugira ngo babone abo baramu cyangwa se abo barumuna? Okay. Icyo ni ikibazo cyiza bitewe n'umugambi w'Imana yari ifite bwo kutarongora mushiki wawe nk'uko na n'ubu ibintu bimeze. Ntabwo biri mu mateka ya Bibiliya, ntabwo wabisoma, ariko iyo ukurikiranye ibitabo by'amateka bivuga yuko Adamu na Eva bari kubyara babyaraga impanga. Ni ukuvuga ko Kayini yavukanye n'umukobwa na Abeli avukana n'umukobwa, ariko mu mategeko gariho ntabwo wewe wagashoje umukobwa w'umwavuka. So uvuga ngo Seti yagombye gusohoza umukobwa wavukanye na Abeli, noneho n'abandi bakurikiyeho akagenda asoza umukobwa utaravukanye nawe. So ni gutyo ko bagiye basohozanya hanyuma bakora bose bavutse ku mubyeyi, ariko bose ari ku mubyeyi. nuko nyuma byari gucika gute? Nyuma byacitse uko abantu bagiye bakura. Urabizi dufite hari ibihe bya Bibiliya, ibihe ndatekereza ko ugeze mu bihe 9, ariko nk'igihe cya mbere navuga ko ari igihe kizira icyaha, ni igihe Adamu atari yagakoze icyaha. Hanyuma hakabaho n'igihe cy'ibitekerezo by'abantu, ni igihe cyo yari amaze gukora ibyaha, noneho abantu bagize ibitekerezo byabo batangira nyine gukora ubushake bwabo batayobowe na Nyagasani. Hanyuma rero haje n'igihe cy'amategeko, kugira ngo Imana yatanze amategeko 10, ariko Abisirayeli bakora n'andi 613 bishoboka. Hanyuma rero ago mategeko nigo gashizeho, tugasohoze mu kaswo, tugasohoze mushiki wawe, tugatunga nyoko. So hano naho bariho biza gucika, ariko kuko umuryango wari kuri gutangira ibyo ntabwo byari biriho, kuko bari umugambi w'Imana kugira ngo umuryango. Ndetse tubyitegereje ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugakureho cyangwa se ngo wongere. Ubwo tugiye kureba muri bya mategeko tubayongereyemo ayo yose, ubona Abisirayeli bataracumiye kubw'izo mpamvu bwo kongeraho amategeko 600? Oya, ntabwo bacumuye, kubera ntabwo ariko Imana ago mategeko rwose ko bagongereyeho kwabaga kudevelopa agaga Imana yari yarabahaye, ariko ntabwo bigeze bongera. Kandi urabizi nk'urugero, hari amategeko y'igihugu, ariko hari n'amategeko y'umuryango iwabo. So aratandukanye rero, ugize ngo amategeko y'igihugu niyo azashobora kugira n'umugore wawe nawe. Icyo kibazo kirumvikana. Ni gahunda ko twagendera mu mategeko y'abanyabwo mu Isiraheli kandi turi Abanyafurika. Ndagira ngo hari Imana cyita ni karemano y'umuntu. Karemano y'umuntu na kiritire nangane n'umuco. Buri hari imico dufite iwacu nk'Abanyafurika tudahuriyeho n'abazungu. Hari n'imico ubwoko bumwe buhuriyeho bwo muri Afurika ariko tudahuje n'ubundi. Nk'urugero nabaye nko mu bakonje, ariko nk'urugero bakunze iyo ugezeho uri umushitsi bagiraga ikintu cyo bita gabone. Ushobora gusanga nk'umukobwa kwakiriye iwe, nagase nk'umubyeyi kwakiriye iwe, urugero yaje kugusasira akaguha n'abakobwa bazabana nawe kugeza utaje, kandi ukarusha ubana nabo nk'umugore n'umugabo. Ariko mu mugezi wacu urugero mu Banyabwisha hari igihe tutagisanga. Hari indi mico kera wasangaga abagabo kera basangira abagore, agatambuka yagera ahantu hatari icumu akahashinga icumu, hanyuma akaja muri iyo nzu akabayo, yaba ari umugore wawe wahagera wasanga ari icumu nawe ukajya gushaka hatari icumu bari burare.
iyo mico yarahabaye nayo ariko byagiye bicika. none se wenda gato nyuma nongere maze kugira bavugaga impamvu ndetse no kuvuga ngo icyaje kubivanamo nyuma yaho bigatuma bataje bararongora ni uko haje kuvuka cyane cyane kubera ko umuntu higanje kuvuka igitsina kimwe ntihavuka impanga ni ibyo byaje kubivanamo cyane no mu mategeko ahubwo icyabivanyemo nuko abantu bagwiriye kuko ari Kayini yagiye yarabyaye aragwira, ari na Seti aragwira, n'abandi bahungu bavukanye bavuzwe bose Adamu yabyaye nabo baragwiriye. Suko abantu bagiye bagwira rero hagiye harabaho choice yo kutongera gusohoza. Urakoze kubwo gusobanura kabisa. Ikindi kibazo gikurikiye ikibazo kibazo mbese bavuga ko twakomotse ku muntu yego ariko ntabwo gusa hari abazungu, hari abafite imisatsi icuramye, hari abihagaze, ibyo bintu byo wabidusobanuraho bituruka hehe bigenda icyo cyo kiragoye kugisubiza, gikeneye gucukumbuza, ariko nizera ko twese aho haje kuboneka wenda itandukaniro ryo gusa n'ishusho, njye navuga ngo biterwa n'akarere k'abantu bagiye bakuriramo. Kubera urugero nawe hari abantu byaraga bamwe ari inzobe abandi ari imikara, ahubwo ikibazo biba byaratewe n'iki? Si ibyo nibyo byose nyine ariko twari mu ishusho y'Imana. Hari itandukaniro ry'abantu kudasa, hariho n'ikibazo cyo kuremwa mu ishusho ry'Imana. Sinzi niba none induza ikibazo cyawe niba kiri hari none twagusa rero impamvu zituma badasa mu kubera kuvukira ahantu hatandukanye ushobora gusanga nk'umufano abantu bavukira ntira ino ntabwo usanga gusa wari inzobe uri n'umukara. Niyo mpamvu mvuze ngo biba biterwa n'imisemburo wenda yabayeho kuvuka kuri aba muntu, wenda biterwa na klima yarezwe. Iki kibazo cy'abantu tugomba gushakira ikibazo kijijishe, ntabwo kijijishe, kiroroshye, ariko ukurikije uko wakibajije hari ikindi kikihishe inyuma. None icyo kikihishe inyuma nicyo nshaka kugira ngo ntaza gusubiza icyo njye ndi gutumbira kandi hari icyo watumbiriye, kubera gucanga ibintu bibi. Nshaka kukubaza, ushaka kuvuga ngo mbese ko Imana yaturemye mu shusho yayo, siko? None hakaba harimo abazungu n'abirabura. Ahari Imana ni mwirabura ntabwo Imana ni umuzungu. Icyo kibazo cyo ndakigarukaho. Icyo kibazo kiraza gupfundikira umwanya wo kunsobanurira impamvu bamwe ari abazungu abandi ari abirabura. Nanjye ndakubwiye rero biterwa n'akarere aho uri muke n'aho abantu reka twaturetse Imana ni umuzungu n'umwirabura. Ndagaruka kuri icyo kibazo kubera ko kiriya kiva no gusobanura neza Imana ni umuzungu cyangwa n'umwirabura. Itangiriro igice cyaho cya mbere kiri kutubwira yuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Mu shusho yayo nimwo Imana yaremye umuntu, ariko ntabwo Imana ari umuzungu kandi Imana ntabwo ari umwirabura, kubera ijambo rimwe kutubwira ngo Imana ni umwuka wera. Ni umwuka kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. So nuvuga ngo it's untouchable, ntabwo washobora kuyifata. Kuko n'umutangira mu gice cy'ambere kugira ngo umwuka w'Imana wagendagendaga ku birindi by'amazi yaciye itari yakarema mu buryo bwiza. So kimenyesha yuko rero Imana ni umwuka. Niyo mpamvu n'igihe cyo marayika Gaburiyeli yazaga azaniye Mariya ubutumwa bwo gusama inda y'umwana, yaramubwiye ngo umwuka wera azamuza. Noneho uwo mwuka wera namuzaho azasama inda y'umwuka wera, ngo n'umwana uzavuka azitwa Emmanuel. Emmanuel bimenyesha ngo Imana iri kumwe natwe. Mwene zidati ni Imana yaje kubana natwe, ariko urumva ni umwuka muri make. Rero tugarutse ku ishusho y'Imana, Imana yaturemye mu ishusho yayo kubera ni Imana imwe mu butatu. Hari abandi bashobora kuba bafite ubusobanuro, ntabwo n'uwa nyuma kandi n'uwa mbere,
ariko ku busobanuro bwanjye nuko nizera Imana ni imwe mu butatu kubera Imana mu Mwana n'Imana mu Mwuka Wera. Imana Data wa twese, Imana mu Mwana n'Imana mu Mwuka Wera, ariko bose turi ubwo butatu bugize Imana imwe. Ni kuvuga kino kubera hari abandi bavuga ngo dusenga Imana itatu, ariko ntari itatu. Aho kuri iyo natanga usanga nk'igi igira ifite igikoba cy'inyuma wakimena ukabona hari umushongi, waguvanaho ukabona umuntu arimo n'akandi kariyero gasa n'uvuga ngo ni igi rimwe ariko ririmo ipariti zitandatu. Rero ariko handi buri pariti ifite ikikora, kiriya igikoba cy'inyuma kiraporotekitingaga, kirakamarinze kugira ngo umushongi utameneka wenda, kandi bifite n'icyo byakora mu bantu bize ibijyanye n'amasayansi bizi. Hanyuma n'umushongi nabwo ufite ibyo bakora mu kurema kw'iboko, hanyuma n'akara k'umutuku nako gafite icyo byakurinzwe. So rero Imana nayo yaturemye mu ishusho yayo kubera nawe uri umuntu, ariko ufite umubiri, ukagira umwuka, ukagira n'ubugingo. So niyo shusho y'Imana yakuremye. Ariko ubugingo buza iyo umuntu yemeka Imana iriho. Oya, uko biri kose hariho ubugingo buhoraho, hariho n'ubugingo busanzwe. Kubera kurugero wakiriye Kristo Yesu, uzaba wakiriye agakiza kandi uzabona ubugingo buhoraho iteka ryose kandi mu munezero. Utamwakiriye ufite ubugingo ariko bw'ibyaha, kandi nabwo buzabaho iteka ryose ariko mu kababaro. Kuko ubugingo bw'umuntu bwo buzahora, ubugingo buzahora, ariko aho buzahoraho niho hari different hakurikijwe n'uko umuntu azaba yakiriye Kristo. Barakamva bakomeje no kabaje guhereza Mariya ukuntu bazabyara. Ni ukubera ko Imana yarebye ikarondora umukobwa usabwa, akaba ari uje gutera inda kandi bico y'ubwo harimo abakobwa benshi bo yagagiyeho badafite abagabo. Ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Bibiliya iri kutubwira ngo isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Imana, kandi Imana yo igomba kubigenza uko ushaka, ikirondoza rwose, ikagukoresha icyo ushaka. Uretse no gutera inda ahubwo yakwica no kukwica. Nibyo kukwica, ariko none kuriya Imana bivuze ngo ndaguhaye ikarenge ikaza igashyiramo akarenge kayo nayo karakangaraho. Hari abantu benshi bakunze guca ibibazo icyo kibazo, nimba gute ko yarebye ntabwo umuntu wafata gahunda yo kuba mugiye gushaka umukobwa ukiri umusore, umwanya gushaka umukobwa uri wawe, ukumva ko wari kuri umugore wabaje gushaka n'undi mugabo ukamumwaka. Icyo kintu rero abantu benshi bakunze gucitwaza iyo bakoze amabi, cyane cyane nko guca inyuma Imana siyo yabitangije ngo yakoze bibi. Ubwo rero sinzi icyo cyobanitsobanura, abantu benshi bakunze kugendera iryo jambo, sinzi niba ryo kubona musaba bimubwira nta ibibazo byo yatumye mvuga ngo tubiganire uyu munsi kubakurikiye wenda basobanukirwe imeze bite. Hari Bibiliya iri kutubwira yuko inda Mariya yasamye ari iy'Umwuka Wera. Ntaho Bibiliya itwereka yuko Mariya yigeze aryama n'umugabo, ari marayika Gaburiyeli wamuzaniye izo nkuru, yigeze aryama nawe. Ni ukuvuga ngo yakomeje kuba virgin kuko ntawe yigeze ahura n'umugabo, ahubwo we yumvishije mu nda. Ni nk'uko Mariya yabaye nk'igikoresho cyo kuzana Kristo hano, yabaye nk'ibasi mbere, ukuntu ubwo ufataga nk'ibasi ukinjiramo, hanyuma ikakuzana ikakugeza aho uragera ukavamo igakomeza. Kuko Mariya yabyaye abandi bana. Ikibazo kiri gutya, nka gute kuwagera mu basi paka ugasangamo ibasi zuzuye cyangwa se zamaje kuba bogiti, ubwo ugomba kubamo gupanda iriya basi y'abandi iriya basi yuzuye kandi ari izihebye zitayari no kugenda. Ibyo ndabyumva, ariko biterwa n'ubushobozi uba ufite kuri izo basi. Wibuke ko Yosefu Mariya yashatse kubenga Mariya, ariko Imana iramusanga ngo rongora umugeni wawe. Kuko inda yafite ni y'Umwuka Wera,
aracyari kwa kundi abugeze amukora. Hari umuntu makaunt ngo umuntu ukomaze mu mwuka wera muza kuri Mariya ngo amukingiriza mu bushake bw'Imana bumuteye ariko mu byo dusobanuriye kuti ntabwo byabayeho ngo yumvishe ko afite inda gusa niba ubushake bwamukingirije ari mu biki none uvuze yuko ubushake bw'Imana bwamukingirije kugira ngo Imana ibone uko ibyamana none byaretse uwo ntabwo ari uko nta bantu benshi bagifite no gukurira abaterekana n'ibibazo ko nakubwenga Imana ni umwuka ubu ngubu umwuka hano wambwira nimba ufite gahunda zose zo kuza rwaryama n'umuntu urugero ibyo ngibyo rero ni ukuvuga ngo byabaho hari umwe nawe usanga umuntu yataha umutwe ukibaza uyu muntu uri none se wenda kandi kabazo wenda mu mateka hari amateka ngeze kubona banditse umuntu wabyaye umwana w'umuntu hano ku isi atarigeze guhura n'umugabo barapima bashakisha uwo mwana w'amaraso bamukomoramo wapi babura umugabo bamusanga uwa hehe yageze kubona hari abantu bagurisha intanga ibyo byo yari umuntu gushaka arasobanura ko kumusanga nta kibazo yari umuntu gushaka icyo gihe niho nacumbaho rwose ibyo rero ndabigaragaza cyane uwo muntu n'umubwira azamushaka mu mateka birumvikana so Imana ni umwuka ariko si none nubwo ari umwuka hari Imana igira igitsina runaka Imana ngabona umugore aho niho ahubwo nawe ngabona wahuha umwuka ukagureba wende ko washobora kugureba wareba nimba ari umugore nanga nimba ari umugabo okay nta wagureba niyo mpamvu ruranje baje bise igihe gitsi ko muri Bibiliya iyo umuntu agiye gusoma ngo Imana hari bashyira mu mpuzamurari mu nzira kuko hari umwe ugira ngo Imana ntabwo ari umugore kandi ntabwo ari umugabo ahubwo Imana ni byose Imana ari Imana umuntu ushatse mu Cyongereza birabisobanura ko yaremye babisha mu nzira y'umugabo yego yaremye ngo niko yabaremye umugabo n'umugore mu Cyongereza mu Cyongereza aravuga ngo he created baravuga mu Cyongereza singaga bakagira ute bakabisha kugaragara niba ari umugore bari kuvugaho cyangwa se niba ari umugabo wakoze iki biraba so mu Cyongereza aravuga ngo Imana nukimande Adamu yazahimanye umugore ariko Imana bashaka iki bashaho irari menyesheje n'iki ni umugabo ni bwo babigejeje buryo kahita y'igitsina bavuze ngo he created bavuze ngo Imana ni umugabo kubera ari yes yaremye Adamu bivuga ngo Imana ni umugabo njyewe navuga njyewe nuko nkubwiye Imana none reka katwemere ko ari umugabo hanyuma none Eva yavuye muri icyo kibazo nacyo kiraho icyo kibazo cyakujya Eva yaje kuva muri yavuye muri Adamu ava mu mugabo intuzi ukumva nyine aho ni ibisubizo byiza biri kuboneka kuko nimba Imana ari umugabo ikavamo umugabo n'umugore akava mu mugabo urumva Imana atari byose none ko byose biri kuvamo ni ukuvuga ngo umugore we yavuye mu muntu Imana yaremye umugabo gusa umuntu Imana yaremye umugabo gusa sibyo wa mugabo avamo umugore ariko Imana n'igitsina cye Imana twemeranyije ko Imana n'igitsina cye icyo kibazo nawe reka nanjye nemeranye nawe ko Imana ari umugabo ariko nakubwiye ngo Imana ni byose siko kuko nimba Imana yaremye umugabo hanyuma wa mugabo nawe akavamo umugore none urumva ntabwo Imana yaremye yongeye gutoba ibitaka hariya umugabo yararimo umugore akabamo n'umugabo si ukureba n'ubwo abagabo atari baje kugisa n'ubwo ngo karakazi bagakemuye kera baragakemuye yarashize kuba dufite rero mu kumva ibintu byabikoze hari ikindi kibazo rero kiri kubaza ngo cyo ni ikijanye n'iby'ijambo ry'Imana kiri kubaza ngo mbese ni ukuri iki cyane cyane usanga n'ubana n'abapasiteri benshi bari guhatiriza abakirisitu
gutura cyangwa se gutanga imwe cumi ibyo byose birabema mu rusengero ariko bo ubwabo batabikora. njyewe iki kintu ntabwo navuga ko abapasiteri batabikora. Ni abashumba babi. niba bari kunyumviriza wenda bakaba banonjana nabi bamfata mu mutwe ariko biri kutubwira ngo Kristo yatubereye urugero muri byose. ndibuka haraho Kristo yatanze umusoro. Baraje barabaza ngo mbese Yesu ngo hari nk'amategeko yemera yuko dutanga umusoro. Yesu aravuga ngo ibya Kayizari ni ukubiha Kayizari n'iby'Imana mukabiha Imana. Ariko ntiyagarukira abwira Petero ngo genda uje ku kiyaga urabona y'isamaki hanyuma uyizane uyasamure ukamubasanga harimo ibiceri by'idadara kama niko bazitaga. umaze kugenda utanga umusoro wanje n'uwawe. kandi uretse n'ibyo ni twebwe tugomba kuba intangarugero kubo tuyobora. nihereyeho nje ntanga icyacu kandi pasiteri kandi ntanga n'amaturo kuko ntabwiriza abantu byari byo kuvuga ngo abantu bari imitwaro iremereye ngo bakayihekesha abandi ngo bo ntibanakoreho no gukora bakore. Ibyo ntabwo ari byo rwose. ibyo rero kuba dukurikije ikibazo baragisobanukirwa. hari ikindi kibazo mbese ni ukubera iki iyo umukirisitu mu rusengero arwaye cyangwa se akagira akabazo ko gukena bamushyiraho ibiganza ariko noneho umupasiteri yagira akabazo k'ubukene cyangwa se akabazo k'uburwayi bagomba kubateranya amafaranga yo kumuvuza cyangwa se guteranya amafaranga yo gukemura bwa bukene. Numva wenda ntabwo nzi ngo nihe aho biba ariko reka mbere ku itorero ryacu ry'ubundi. hari umukristo umwe waje mu itorero ryacu araza atubwira ko yahuye n'ikibazo niho yari kwimukiramo. abantu bari kumurikirana wenda bashobora kuba bazi iyo nkuru ariko ntabwo twamubwiye ngo genda gusa. twamuteranyirije ibyo kurya, tumuteranyiriza imyambaro, tumuteranyiriza amafaranga yo kuriha renti, turamunogereza ibintu bigenda neza. ahubwo ikibazo njyewe nagize n'abashyitsi ngera igihe cyo mu nzu hakaba haburamo n'ibyo kurya. ntabwo itorero ryabiboneye kubera iki? ntabwo nagaragaje ibyo bintu. wabigaragaje ari no mwaka washize imyaka ingahe ntumbivuze ariko ibyo byarahabaye ndabigaragaza ko nabiri kutubwira ngo buri ikintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'agaciro. ariko mu by'ukuri itorero ritareba muri Yesaya 58 bari kuvuga ngo itorero ry'ukuri ntirifasha abantu batishoboye. ndagishubije kandi icyo kibazo gisubijwe neza abadukurikiye bari kubyumva. usibye ko wenda ari ku badukurikiye icyo nagerageza kuba nakongeraho ni uko hari aho ushobora kuba warabibonye ibyo byo kuvuga ngo niba umukirisitu arwaye bamusabire ariko umupasiteri nagira akabazo bagakemuza amafaranga wenda ngira kibazo kugira ngo gishore ni uko wenda hari aho babibonye ariko noneho kuri we yumvishe gahunda ziwe naho babibonye iryo toro riba rikiriho n'uburi hindura amatwara rwose kabisa. batekurura ubwoko ahubwo barebe ko umuntu ari bwumve. buriya bibiri kutubwira ngo nubwo bitashoboka kubera ikiganiro amasaha yagiye ariko ni muri bishoboka muri Yeremiya 33 kutubwira abungeri gito ngo bagize ibyibushe ngo bakaguguna n'inzara zase. rero abo bapasiteri bagisengera abakristo bafite ibibazo ntibabafashe mu bibazo byabo bagahinduye kubera kugira ngo abizera babaga hamwe bagasangira ibyabo nta mukino wabaga. ikibazo ushaka kujyaho rero ni ikibazo kirekire cyo kubaza kuko niba imana ibaho iba hehe. icyo kibazo cyafata umwanya muremure gisaba kuzigira tuzacicare gifite umwanya buhagije kubera ko kizabyara ibindi bibazo byiswe. ariko muri make imana ni umuntu presence ibera hose cyane nta wavuga nk'ibere ntibahereye. ni ukubera ibyo none bamwe usanga bamwe kumererwa neza abandi kumererwa nabi. abantu bamererwa nabi kubera barabihisemo.
ushize ntabwo kwerekana ijambo rasi numva ngo namahitamo rwose. Reka mutange urugero, twese turi muri Amerika. Aha muri Amerika ntihari akazi se kabisa. Aha muri Amerika twese turi mu mazu bw'amareta kabisa. none kubera iki yaba ari hanze n'abari mu mazu ni umuhanga wakoraga mu bari kumwe ngabone zikuza ziraza kuko icyaki ni batarobanuye ku butoni icyaki ni imwe ariko imikoreshereze y'amafaranga yacu niyo itugira abo turi bubu. Ikidufasha gukoresha bwari amafaranga neza cyangwa se bwa bwenge dufite neza ni iki? Hari ibintu bibiri. Buriya reka ngeni pasiteri kandi ukora ku bwemaze bw'igihe kirekire ariko ukurikiranye research nakoze hari abantu bari mu itorero batazabona n'ubugingo kubera barimo kugira ngo babone uko bacunga imitungo yabo. None akavuga ati kugira ngo nshobore kubika amafaranga kanje mu itorero ntibazanyemerera kunywa inzoga, ntuzanywa inzoga, ntabwo nzaje mu busambanyi ngo utware amafaranga asigiremo nk'umukristo, bizatuma sevinga amafaranga. Ese umuntu wari yaje barimo benshi ntavuga no mu mazina nakubwira ngo haruna kandi akabamo yigeze akizwa unamubonye ngo akirwe ryari ntiyabimubwira ariko ari mu itoro kugira ngo rimufashe gucunga umuryango we neza no kugira imibereho myiza. Yararebye ngo Fulani kari mu itorero ko twakuranye ariko ngo bandi kureba ameze gutya, Fulani we ko twakuranye ngo bandi ameze neza, shanatse kanjemo akajyamo gusa weho barahamagawe ariko we ntabwo ahamagawe ntabwo no kureba ko wagezemo ukabona gukomeza gahunda ndetse akanakubaza ati mwaki no kugira ngo kigereho byagenze bite mukabana kandi ari inshuti yawe mu itorero ariko atarakijijwe. Hariho n'abandi bagiyemo mu banakijijwe akagera amajambo n'ibyo bintu yagira amajambo agakizwa. Hari abageragamo bajyanye n'ibyo bintu bagakirizwamo, hari n'ababagamo bakanakomeza kubamo muri ubwo buryo. Igihe kirageraga bamara kubona umutungo ukwiriye bagakora ibyabo nyine ukumva ngo yaguye sigeze ahagarara wenda tugana ku musozo. Hari ibindi bibazo ni byinshi ariko reka ndacishe muri make mbaze ibindi bibazo bibiri ubundi bifunge. Ikibazo kindi cyongeye kujaho kiri kubaza giti mbese hari umukristo wawe asabye ari urusengero rwawe agasaba bagategura ubukwe bwawe uri hafi uriya mukobwa cyangwa se yesi uriya mukobwa akaza kugira imitwaro akaza kugirinda hari abikuburiye ko afite yiyanda wamusezeranya ntabwo ari wamusezeranya? kubera baba barakoze icyaha cyo gusambana bakarya ibishushe ntabwo nabasezeranya aho bagomba kubanza bamaze kumenya ko bakoze icyaha cyo gusambana bagatinyuka kukimbwira nabasaba kucihana. None bamara kucihana kuko wenda barimo baba barateranye iyo nda kandi aribo baragiye kubana hanyuma ibijyanye no gusezerana bikabona gukurikirana. Niba bashakana gutera nubwo ngo cyangwa abakozi ari babiri baracihana ari babiri nubwo kugira ngo uze kubikubwira umukobwa wabo bari bonyine cyangwa bwihana cyarasakuje mu itorero kuko hari umukobwa ugira inda itorero rikabimenya bazacihanira mu itorero ari ibanga ryabo tutarasakuza bakakimbwira twagikemurira ngaho tugakora ibyaha. Murakoze cyane. Icyo kibazo cy'abantu benshi bakunze kwibaza wenda reka tumanuke ku kindi kibazo tunari gufunga. Hari ibintu bihanze muri Amerika ahubwo tukiri aho hari abasore bakora impuza bakora ibyo bibazo. Umukobwa akagenda bakarya mbere yo gusezerana akanagira n'inda hanyuma bakaza gusezerana batabitubwiye. Natwe tukabasezeranya bari gusezeranya isugi tukabaturaho amagambo y'isugi rimwe na rimwe ugasanga n'umwana w'umuntu yagira n'ikibazo kubera amagambo tuba turi kuvuga tuzi ko batigeze basambana kuko hari aho tubabaza ngo ntawe uzanga wakoze kino ntiwagize na kino ntuzajya na kino
ibibazo byinshi byabo kuvuga ngo oya kandi mu gihe cyo bakoze ibyaha nk'ibyo ni ibibazo bikomeye. Ikindi nimba uwo muntu amaze kwihana tukamwemerera kugira ngo asezerane, urabizi umugeni isugi burya kano gatimba abantu bambara mu mutwe bakakamanura hano imbere baba bari kwerekana ko uriya mukobwa ari isugi, mbese ni box ifunze itari yafungurwa. Niyo mpamvu nabonaho n'akanya ko kubwira abantu bahagarikiraga, hari abantu baba bahagarikiye nk'abageni ugasanga bageze igihe ngo twenda gufata amafoto, kubona nk'umukobwa nk'umudamu uhagarikiye umukobwa agiye gufata akaraga gatimba gakajane iri inyuma. Ku bantu bazi akamaro bazi n'ubumenyi bwa karagatimba bahita bamenye yuko werekanye ko uwo mukobwa yaciye inyuma umusore we ko yasambanaga atari isugi. Rero navuga ngo muri cya gihe umugabo we niwe umufiteho uburenganzira bwo kugakuraho no kugasubizaho. So rero iyo mwamaze gucana inyuma gutyo turababwira ngo mwebwe muri niyo twakwemera kubasezeranya karagatimba ntitwakagira ngo kaza n'imbere twakareka akaba harangaye kuko ubwo byerekana ko nyine utari isugi. Hari akabazo kaje niba karagatimba kaba kagiye imbere kugaragaza ko uriya mukobwa atari isugi, none umusore we nihe tuza ishobora kugaragaza ko nawe ushobora kuba yaraciye inyuma y'umukobwa nuko atagomba kwambara itayi ntabwo nihe umusore we yakwambara itayi kandi yakwambara n'ikote nta kibazo. Urabizi ni amateka maremare ku bijyanye n'uko na treatment z'abadamu n'abagabo ni ikintu gikomeye cyane. we ubundi se ahubwo yaba ari umusore we utaraciye umukobwa iwe yakwambara gute ku buryo wamenya ko atamuciye icyo cyo n'ibyo gusobanura ibyo bana burya umukobwa utaraciye inyuma umusore w'isugi arambara ku gatimba none umusore we yakwambara gute utaraciye inyuma umukobwa wenda n'agatekerezo ko nakongeraho n'abantu baba pasiteri cyangwa se abakozi b'Imana muri ibyo bintu muruganiza bwabo bagabo benda gusezerana icyo mwakongera ni ukuvuga ngo niba uzi ngo muciye inyuma urasezerana utambaye karuvati. Ntabwo karuvati ntabwo imenyesha ku bantu nuko mukabona atari kubangamira n'abakobwa ntari kubabangamira nta kubangama kurimo buriya nibo babaga bafite uruhare runini mu bijyanye n'icyo gihe kubera nibo bakiriye uriya wundi yazanye nubwo ngo baracazizwa cacaho akandi kabuzo ubwo muri bagira abayazana reka baratuzanye akandi kabazo mwenda turi gufunga kanyuma ikibazo kiri kubaza mbese abamarayika bamwe bo mu ijuru nyine bo tuzaba turi nabo kera nyine n'igitsina cye bagira ibitsina bagira ibitsina nta bitsina nakubwira imana ntigira igitsina niyo se abamarayika nabo n'umwuka yes ni imyuka uretse ko abamarayika hariho wari wabona uretse ko iyeretse mu waba mu ijuru tuzabira kugira n'abamarayika yes tuzaba tutambaye ino mibiri tuzambara umubiri natwe uriya ukabona wahinguka muri ino nzu ariko badakinguye ubonaho inyuma none muri icyo gihe tuzitwa bake natwe tuzaba turi nk'abamarayika nubwo ngo tuzaba ducitwa abantu haoya ibyo bizi tuzabiganira kuri eschatology kugaruka kwa Yesu abapfuye bazazuka gute iki tuzamusangana Yesu tuzabana gute ni irindi somo rimwe ariko muri make nta mugore nta n'umugabo uzaba ubwo natwe nitugerayo ntawe uzamenya ese umuntu atazaba ari induzi kubera ko iyo nitegereje muraka ibyishimo by'imiryango ukabona umuryango mwana umuntu bamwishimanye icyo cyatumye tupagerayo akagaruka ndetse niyo bagiye kuvuga ngo mu ijuru nta mukuru nta muto hari ahantu baba bacikira n'intege hameze umuryango uraryoha bibiri kutubwira ngo ibyo tutabonye hano mu ijuru tuzabibona mpamvu uzaba ururyoha burenzeho cyane urakurikira mu rwumva ibyo twabonye hano ni ukuri hari abantu tuba kunze gukoresha abarwayi ijambo kunze gukoresha ryo guharanira n'umurongo ko nkunze kumviza ko baravuga ngo nitumara kwambuka yorodani ngo tuzicara maze dusuruma izamu izo mbuto ni bande bazihinze izo tuzasoroma twari kwambuka yorodani mu byashuwe kutubwira yuko hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12
ndetse ngo mu kwezi mwaka mutashe ngo cyane amababi yacu yaraye gukiza amahanga. So icyo giti cy'ubugingo rero nicyo tuzarya, kandi rero nani Adamu yarakibujijwe muri Edeni. Nicyo giti niziko ntibakimuje kandi icyizere cy'ubugingo nuko aricyo tuzarya tugiye mu ijuru. None iyo batakimubuza kare tuzarya iki? Muri Edeni harimo ibiti bitatu, harimo ibiti biribwa nyine imbuto bari babahaye ko bagomba kuryaho, harimo igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, harimo n'icyo giti cy'ubugingo. Sasa rero Imana imaze kwirukana Adamu yarakinze, hanyuma rero Bibiliya ikutubwira ko mu ijuru hari icyo giti cy'ubugingo cyera imbuto nyinshi. ubwo rumwe mpamvu Yorodani tugasohora muri Edeni cyane iriya yahishwe. kuba rero dufite rero pasiteri wakoze cyane. Ntabwo ibibazo bishize tuzokugira tugaruke, ni ibibazo byinshi cyane kabisa. Mwakoze mugaruka muzategure neza, hanyuma nibura hari abafite amatsiko ku bijyanye n'ibyo twavuze tuzabahereza ibyanditswe kugira ngo bibafashe cyane. kandi hari akantu ushobora kuhakongeraho nakuhakongeraho ubundi. Oya, turabashimiye mwakoze cyane ibibazo bitubajije, nubwo wenda tutabisubije byose ariko ndazi ko tugerageje. Mwakoze.